banumva manika mukuguhabuka yarakabije ngo Monika kumutereta byarananiranye Marika na Laita mwereka ukuntu abakoboyi ducanganya I know you're my killer iyo nuru hawaii cyane yo nice to meet you my babe numva ama story ngo warabiciye me no introduction ndabizi ndazwi na mumurwaye bwira ukuntu ukora unanita niba ariyo za Dubai izigenza narakabye ina i Kigali mu mujyi zararyoshye na abakaponi twe twikoma ibyana injirira twitwikire wibagize inkagari z'imanga twicaraga ku migezi Babuloni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutahura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Amen, 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 man. Bro, kura tano papa. Fresh kabisa. Tumwibasire. Bro, kandebe wenda nk'iyi shida zawe ni nko kubipa nakajeste kamwe byose nkabikemura hari kidasanzwe nkubonamo we neither your smile on your body but I cannot explain it for ya. Or maybe I'll be proud because of you. Or I'll be brave because of you. The fatari is so as long as it's you. I go train my trade for you. Shut my firm because of you. I'll be choosing the same. Even but the time treat me always. No more ways, oh. I not go confuse, oh. You not go complain, oh. This is solid love, oh yeah. Oh my baby kakana, my baby kakana, oh my baby kakana. This is solid love, oh yeah. Yeah man, bro. None say like ubundi music nukubera iki wibanze kuri Juno cyangwa se kuri Neringabo nukubera iki? Ni nko nabibanzeho harimo uburyo nyine bwo kugira ngo nkomeze kugorora ijwi ryanjye kuko bakunda kuririmba bazamuka bigira hejuru. Nanjye nyine najyaga ndirimba ariko ntazamuka fresh naho ntangira kubigiraho nyine kugira ngo njye nzamuka uko nkomeza kubigana byagiye biza tu uretse n'ismash isange ngo nzatigitange ngutsindire kwaje kwaje naretse ino mbaga panchi ngo izishori zitange umukono ikono burya niyo bwije utaje naraburiza simbe ntwika wallahi uyu mubiri uranjabuka cyama nka testing light ande ugira we miss my darling na wish see you meant zikurenge kale check kale check say my name anywhere you take baby I go there trust me I go there say my name anywhere you take, baby, I go there. Trust me, I go there. Man. Murakaza neza abakunzi ba 1K's Beauty tubanje kubasuhuza aho muherereye hose abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda dukomeza kubashimira kora subscribe comment like and share kujya kubisubira ibiganiro byiza hano kuri 1K's Beauty. So mumaze iminsi mutumenyereye mu rukiko rwa showbiz ariko hari statement ejo bundi twatanze tuvuga yuko abapeti bafite impano bazajya batwandikira kuri Instagram zacu cyangwa se muri comment y'ibiganiro byacu bundi tukapanga. So uno munsi rero nabonye umwana ufite impano kabisa mugiye kwemera byatari nanjye yarankomye arajyana nyanikira arambwira ati se bro nese ko mfite impano bimeze bite nambya se rero ufite impano arambwira afite impano yo kuririmba nanjye namubwira okay nkubitaga akaboro to
Petit yarankomye boro ziwe ndavuga ni wow. Niga bimeze bite se? Yeah man, fresh sana. Ngo ni neza? Neza kabisa. Kaje. Je ndi umuhungu wo ku Kibuye tu. Eka. Gutya navukiye ku Kibuye wanda ha vibinga ndahazi hose. Sure. Ahubwo none hari n'abasanimani bahariya bano ba element baraturaziranye mani barandabazi. Reka genda. Urumva ahantu batuye nko kuva mu rugo ugera ni nka metero zingahe ntago ari kure tu. Ariko nyine nta bya danje tu nabo mu rugo muri quartier bariya Toto wa Kibuye. Toto wa KIBUYE. Komazi. Ego ni KIBUYE. KIBUYE. Nka gutya abantu bavuga KJ. Abandi bavuga KIBUYE, abandi gutyo nyine tu hari ukuntu bagenda babihina. Yamani. Ku Kibuye. Kibuye. Nawe ufite inyogo yawe. Inyogo yanjye. Nakubwiye ko inyogo yanjye yari ukugarama tu. Kugarama ku mazi gahita wimanukira. Bwombo mu mazi. Iki? Bwombo mu mazi. Ibyo ni ibice ariko muhungu. Yebi bwombo se ntuyizi. Nayo nzi. Bwombo ni iki? Nanjye nyine karaga slang kagezweho mani na ikiri kini ya musaza yamani mwana wo ku Kibuye yamani baba none bakoramya no guhimbaza k'Imana cyangwa wowe byarakuja gute okay ntari binayo ndazizi mani twicaraga ku migezi Babuloni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutahura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Amen man. Bro, kura tano papa. Fresh kabisa kava ubundi nk'abantu ushobora kwigana. Ushobora kwigana ukavuga ati aba nabakoma nabahe. First nshobora kwigana nka Kizigenza. JUNO? Yeah, JUNO. Na. Zose urakubita. Yeah, ndakubita ntari. Bo nshobora no kwigana JB Justin Bieber. Yes. Nshobora no kwigana uriya Neringabo. Yama. Abo ngabo uri tayari warabamize wabakoma byatari. Nabakoma fo. JUNO what's up bro? Kabisa rero Petit ewana meze neza byatari nge yarankomye ndemera ndavuga reke ibi bintu nago nabyihererana ngomba kubyereka abanyarwanda. Siko bimeze? Yama. Cyangwa ni bimwe byanyu shabye kubeshya beshya. Aya nago bari ukubeshya ibintu yabigisiriye mani. Banumva manika mukuguhabuka yarakabije ngo Monika kumutereta byarananiranye Marika na Laita mwereka ukuntu abakoboyi ducanganya anoya makila iyo nuru hawaii cyane yo nice to meet you my bae numva ama story ngo warabiciye me no introduction ndabizi ndaswi na mumurwaye bwira ukuntu ukora unanita niba ariyo za Dubai Kizigenza narakabye ina i Kigali mu mujyi zararyoshye na abakaponi twe twikoma ibyana injirira twitwikire wibagize inkagariza imanga ndumva twagaruka urabona kugiye kurira neza wari wabifiriye umuntu arazamuka bro kuraba ari ukuzamuka kwigira hejuru uri kuzamuka Petit rero yavuye ku Gisenyi aje kudukoma aje kutwereka impano yiwe yatubwiye ko yigana amahanzi batandukanye twakomeje ngimana njye nago nza kugwereza agahenge kabisa twagiye kuri Neringabo papa kuri Neringabo naramusuragiye ajyaga kumusura nawe ntiyatinyaga no kuzi wanjye namugira nk'igare iyo byabaga byanze kandi kumbe nazi ko ari ubitera mutware ninjye wisize inge wabaye umwana
erega ninjye wifite nawe wabaye umwana. Ya twagiye tuvibinga ku ngoma kabisa iyo ngiyo ni imwe afitanye na Bruce Melody. Ni imwe afitanye na Bruce. Twagiye kwa Juno ku zindi ngoma ziwe. Juno tumwibasire bo kandebe wenda nk'iyi shida zawe ni nko kubipa nakajeste kamwe byose nkabikemura. Oye hari ikidasanzwe nkubonamo we. Neither your smile on your body but I cannot explain it for ya. Or maybe I be proud because of you. Or I be brave because of you. The fact that it gets us as long as it's you. I go train my trade for you. Shut my firm because of you. I'll be choosing the same. Even by the time treat me always. No more ways, oh. I not go confuse, oh. You not go complain, oh. This is solid love, oh yeah. Oh my baby, kakana. My baby, kakana. Oh my baby, kakana. This is solid love, oh yeah. Yeah man bro. None se like ubundi music ni kubera iki wibanze kuri Juno cyangwa se kuri Neringabo ni kubera iki? Ni nko nabibanzeho harimo uburyo nyine bwo kugira ngo nkomeze kugorora ijwi ryanjye kuko bakunda kuririmba bazamuka bigira hejuru. Nanjye nyine najyaga ndirimba ariko ntazamuka fresh. Naho ntangira kubigiraho nyine kugira ngo njye nzamuka. Uko nkomeza kubigana byagiye biza tu. Music ubundi ujya kwitangira watangiye byari meze bite ubundi dusa nk'utubwira muri makeya inzira waciyemo? Mundi music nayitangiye niga nko muri primaire. Nigaga muri primaire muri gatanu ngira ngo mu gatanu. Noneho najya ntaha nyine gutya ndi kumwe n'abandi bapeti twigana gutya nyine bankurikiye. Tukamanuka twagera nko ku muhanda. Mbonye abantu b'abagabo nyine nkabangaho ngaho ako nyine ubona ko bari update ku makuru ya music. Ndatangira nyine nk'ubu ngahita mbwira ati bro mureke mbaririmbire mwebwe nyine mwumva uko bimeze. Wenda banyemerera ngahita ntangira nkabaririmbira nkabakubitiraho turirimbo nyine twari tugezweho icyo gihe. Hariho zirandi ndirimbo zaba RG sinzi niho bari RG bariya. Nkabaririmbira nkabona umwankubise 50 undankubise 100 nkazamuka nyine numva nishimye tu. Nkajya nkomeza noneho kubiririmba ariko mbikinisha nyine numva ariko kuzajya nibonera bya biceri biraho tu. Bigeraho nyine noneho maze gukura aho gakeya nyine ntangira noneho kubikunda bya nyabyo numva biri kunzamo. Noneho hajyaga haba izira za gumaguma zajyaga zibera ku Kibuye ahantu biti Rubengera. Ni nko kuva hano so ni nko kujya ni ahantu nyine kure bishoboka. Noneho nkajyayo n'amaguru kuko nyine nago papa ari umuntu washoboraga kubwira ati papa mpa amafaranga ngiye kureba ibintu bya music ngo byumve tu. Nkagenda n'amaguru mani nkagenda nkabyuka nka saa 9 z'ijoro. Nkagenda ngiye kureba abahanzi bariya abahanzi bajyaga baza ba Bruce bande gutyo ba King James. Mu buryo nyine bwo kugira ngo menye n'amakuru yabo nabamenye bamwe muri bo ko ntago nari mbazi nababonaga ku ma TV gutyo. Biza kugeraho noneho ibyo ngibyo mbivaho ntangira kujya nkora ama cover songs. Noneho kubera ko ntago nari mfite amafaranga nyine yo kujya muri studio. Noneho ntangira kujya nkoresha phone nkajya ndi codinga ijwi nkarikora fresh. Noneho namara kurikora nkarishyira muri instrument runaka. Ubwo nyine nkatunganya ijwi nyine fresh nkarishyira muri instrument. Narangiza nkayivibinga nyine nkavibinga beat ariko nyine indirimbo ari y'abandi tu ari gukavaringa. Ndascavaringa. Noneho wigeze umbaza ngo ni kubera iki nagiye kuri Juno. Juno nyine niwe muhanzi wari kuzamuka muri iyo minsi nari ndi kubona abizi nyine atwika tu. Noneho ndangije nzamukira mu ntuza mu ijwi ryiwe.
ntajya ese ndirimba. bana kuki ushaka kuba Juno kuki udashaka kubaho? Oya ntago ari ukuba ngiye, ntago ari ukuba Juno, ni ukwari kumwigiraho kubera ko we afite ukuntu yazamukaga ahantu ntageraga. Njye nagira ngo mpagere noneho nongereho ibyo ngibyo azi, nongere ku byanjye tu noneho nkomeze kuzamuka gutyo ku ijwi ryanjye. Noneho ubwo ndazamuka nkajya nkora ama cover songs, nibwo byageze aho nyine nkajya njya no muri studio. Zimwe muri zo nkeka ko ari nazo nakohejejeho warazibonye. Kugeza aho ngaho ndumva ari uko byagenze. Twagiye mana njye ntago naguhereza agahenya musaza, soje kuririmba se dukoma indi ngoma mana. I pray for this moment, I'll be by your side, and I don't wanna forget of those lonely nights. Hey, baby, tell me you're alive with me. Tell me that you never lied to me. I just wanna make you pride of me. Want you loving every side of me. I love the rhythm of your heartbeat, the way you're pushing up on me. I can tell that you want me. Let me show you how it's gonna be. You don't need no other body. You don't need no other body. Yeah, only you feel hold my body. Only you feel hold my body. Yeah. Ako ni agace ka Justin Bieber muri ya Essence. Musaza mumeze bite ariko? Ni fresh. Ni wane? Ni fresh. Ariko ngo wavuye nko ku Gisenyi. Ku Gisenyi niho mbavuye tu. Ngo nase ku Gisenyi ubundi watuzaniye iki? Nabazaniye impano. Aho tuzaniye impano. Niba neza kabisa ubu ngubu ni ugutwika. Turi gutwika. Ese wowe ubundi music yawe iri basically kuri guhogoza? No guhogoza. Wigeze ukora indirimbo yawe? Narayikoze ariko ntago ndayirangiza. Warayanditse ariko ntirarangira neza. Kugira ngo rero twumve ko uri umuhanzi rero utari umuririmbyi. Banze dukome ku kaboro kawe twumve ukuntu bimeze kwanza. Mwiza wanjye wino wibera wanjye maze nkubwira ibyanjye. Aho mwiza wanjye ubaye uwanjye nakumenera ibanga utabwira uwo wanga. Aho mwiza wanjye wino wibera wanjye maze nkubwira ibyanjye. Aho mwiza wanjye ubaye uwanjye nakumenera ibanga utabwira uwo wanga. Aho mwiza wanjye. Nako ngako. Ase iyo ndirimbo ntago ugeze ubikura ku yindi ndirimbo? Nta inspiration wagize ku yindi ndirimbo? Kwari ni vibe gusa, nari nicaye ahantu nicariye mu rugo gutyo, iyo vibe izaho numva nyine ako gasound ngo soundinga gutyo, none ntangira kugenda nshyiramo amagambo tu. No se bro, hari indi mpano ufite se utari yakuririmba? Indi mpano nikora gake ariko niyo gushushanya. Urashushanya? Hari amataburo segeze ukora akajya hanze? Ntago yagiye hanze cyane ariko hari utuntu nagiye nshushanya, najyaga ndushyira kuri Instagram yanjye tw'utuntu nkamushushanya nka gutya, wenda nkawe ukuntu umeze tu aba nagushushanya uwo mutwe wawe nkawushyira ako gataburo kaba kari nk'ari ariko kameze tu. Hari taburo igeze ukora yenda abantu bakayishyira comment? Nigeze nshushanya umuntu, nigeze nshushanya umukobwa, noneho maze kumushushanya abantu baraza barambwira ngo ni Nairobi, ari umukobwa ukina muri Rakasa twa Nairobi. Abantu baraza barambwira ngo ni Nairobi nashushanyije. Batiraho niyo ma comment bati abenshi nuko bavuze, ahubwo hafi ya bose bavuga ngo ni Nairobi. Warashushanyije ndetse warashushanyije Nairobi cyane? Ngiye nari nishushanyirije mu buryo busanzwe tu, ari ibintu biri kumva mu mutwe, noneho nyuma abantu bakajya baza ngo niwe nashushanyije tu. So twagiye, urabona ukuntu music iteye sibyo? Arana bizakora kuzamuka se cyangwa
biracyari imbogamizi. ntago byabura kuzamuka wenda nubwo gutya bitarakunda ariko bizaza nako bigomba kuza tu ko byagenda kose zazamuka tu impano yanjye ngo abanyarwanda bagomba kuyibona. Nk'umuntu wo ku Gisenyi se niwe bibazo ukunda guhura nabyo? Ku Gisenyi urumva ku Gisenyi urabona nk'ubu ngubu mba navuye ku Gisenyi nje hano muri interview. Ku Gisenyi ntago haboneka abantu nyine bagufasha gupromotinga impano yawe. Aba baraho nukuza wenda se wenda uri nko mu bantu ukaririmba bakavuga ngo ni byiza bagateraho comment ubundi bakarekeraho. Ntago wenda ari umuntu bagufasha mu buryo ubu n'ubu nukuto ntago ari abantu bagufasha cyane. Dushakira kandi karirimbo rero k'akanyarwanda. Ewana dushimisha abantu nyine tubahe show sibyo? Kuko bana so wavuye ku Gisenyi uje gutanga show. Uretse n'ismash isange muzati gitange ngutsindire kwaje kwaje naretse no mbaga panchi ngwizi shori zitange umukono ikono burya niyo bwije utaje naraburiza simbe ntwika wallahi uyu mubiri uranjabuka cyama nka testing night and day ugira we miss my darling na wish see you meant zikurenge gale check gale check say my name anywhere you take baby I go there trust me I go there say my name anywhere you take baby I go there trust me I go there man. Bro Man ariko ndabona umeze nk'umuntu ugira emotion byataye ntago jyo rirasi kuririmba ubundi ntago ari emotion niko wenda wasanga ariko sound yanjye imeze n'abantu bakunda kubimbwira tu babona ameze nk'ugiye kurira kabisa. Ntago ari ukuba ngiye kurira no kuvuga ngo iyo umuntu ari kuririmba akora ibishoboka kugira ngo abantu bumve neza icyo ashaka kuvuga bumve n'ubutumwa burimo. Urumva niba ari indirimbo isa nkaho iganisha kubwira umuntu wenda ibibi yakoze cyangwa iki urumva nyine ujyana nayo ujya muri ntuza ujya mu ruhande irimo kugira ngo abantu bayumve neza banumve. Urumva nyine ari indirimbo ibabaje wowe ukaririmba wishimye urumva ntago byavamo. So je none ndashaka indirimbo Away sibyo baje kuririmba hanga ndashaka Away JUNO na Riel Ways. Ntago nyimerita neza iri hejuru ariko wenda nagerageza. Kandi wambwiye ko ugerageza kujya hejuru. Ngerageza kujya hejuru ariko ntago ragerayo. Ntago ndagerayo cyane ku buryo kwa rurarwe gusa every time iyo ndebye ayo mata irambireba nkabunze imitima watch your mind kuri fem n'uburara ayo umechense gushonesha ndi mabara in our time and break me up I make up the thing I don't know why sina kujya kure go for the time maybe you know how many pictures are urgent for you know I give you my heart please give me yours urutwitsukuna can never deceive I'm always there for my baby Ariera umutinye we ntago n'umukobwa eriga mani ntago uramutinye namutinye kubera icyo mutinye urumva nyine ko ijwi ry'abakobwa nyine umukobwa ufite impano none hasaga kubera ko umuntu ufite impano ariko none hari n'umukobwa urumva abakobwa mu sanzwe bavuga n'akajwi gato urumva none niyo afite impano ahanagera ntago wamukurikira wanze kwisebye yanze kwirwa n'ingero danje. So ubu urabona se music yawe ifite ihe ntumbero gute nicyo kintu ushaka kugeraho mu muziki wawe? Just kugira ngo abantu nukujya nk'abantu urabona muri industry ari ibintu abantu bagezemo abahanzi bari gukora cyane bijyanye n'ibisheko. Ngiye ndi kumva nshobora kuzaza n'izanjye noneho ari indirimbo yanditse
wumva ko ari indirimbo nyine umuntu yicaye akandika irimo art. Noneho bariya bo bari gukora indirimbo irimo art ariko isa nkaho nyine ari vibe yagiriye aho ngaho muri studio agahita yishyiramo, umva ari gushyiramo ibintu nyine by'ibishego, abantu bamwe ukumva babyanze, kubona bari gutera ama comment nyine mabi ukuntu. Yanjye nuko numva najya nzamura intuza, nazamura music yanjye ariko irimo art. Yeah. Okay, ndagukubita ndera, ndagukubita melody man. Melody uze wavanga udakubise melody. Melody utumye umuntu cyangwa se reka nze nkuhitishe sibyo? Hagati ya melody Ben na Medi sibyo? Dukubitiremo umuntu umwe wizaye fresh. Utumye umuntu afata konji nta no kubitekerejeho. Duke pongi reka fone mite nshyira amakade ishyire kure yanjye, mbona umunsi umwe nzisanga police, cause you locked up before you for me. That poison for me, yeah, look what you done. Tudupfa mwese anongubwiza ukuri, anunyibira akabanga, nanunyibira akabanga. Icyo dupfa mwese anongubwiza ukuri, angoma mukomanga, angoma mukomanga. Yeah, umuziki warananiye. Yeah. None se nubwo urabona ku Gisenyi uzakorera umuziki cyangwa uzambuka uzi Kigali, kuko ku Gisenyi numvishe ko hari imbogamizi nyinshi, hari ama studio nta studio ndabonayo. Gusa nyine mu buryo bwo kugira ngo umuziki wanjye uzamuke, ndi ready gukorera hariho hose tu. Iyo urebye muri music nyarwanda cyangwa muri industry nyarwanda, ubu ninde muntu wifuza kuzahura nawe ku buryo yenda ushobora kuvuga ati by breakthrough yo kugira ngo impano yanjye itere imbere? Wenda duhura mu buryo bwo gukorana indirimbo ukunda, ku buryo yenda abantu n'umuntu ndamukunda ngize amahirwe tukanahura, yenda binakunze akaba yanyemera project ko twakorana, byashimisha. Uwo nkunda sinzi niba project yahita yemera, ariko uwo nkunda nyine muri no minsi cyangwa se uwo nyine na uwo prefera ni Bruce Melody. Bruce Melody mukundira iki? Cyambere so nabyita ngo iki, afite impano iye nyine mu buryo bwumvikana tu. Icya kabiri ni umuntu uba uri proud ahantu hariho hose, bigaragara ko akunda abantu. Ari aho ngaho nyine ari umuntu no kumureba nyine ubona ari ibintu bishimishije, kuko bari gutera ibistory yasetsa abantu, ubona nyine adatuza tu. Ari aho ngaho nyine ku bintu ubona ari sawa tu. Ntari babarere mu nkomere akantu indirimbo yiwe imwe sibyo, atari yo ngiyo ushaka indirimbo y'umukoma ku buryo nayireba kino kiganiro nakireba aza kuvuga ati mana shayo mpiti kabisa yaramize, tugomba kubonana indirimbo yes. Cyangwa uramutinya nawe? Ewe kunaririmba urumva ni bya danje, ariko so nagerageza nk'iyi byansaba ko kugira byanjabuka. Byakujabuka? Kuri Bruce wararenze byanjabuka. Byakujabuka gute? Gusa anagerageza nkenda, nagerageza nkiza nuza numveho akose ko numveshe uri kurwanya ibintu by'ibishego, kandi numva neza ndirimbo uri kwiririmbira gusa. Numva ibishego nyine indirimbo nagerageza, ko ibishego rega biranoroshye kubiririmba. Ni ibintu nyine wumva, ni indirimbo ushobora kumva rimwe ugahita uyivibinga nta kibazo. Ariko indirimbo zirimo art urumva nyine ntabwo ziba zoroshye, ziba ari sawa tu. Kanze wenda ngerageze nkiza wumve. Niza nanjye numveho, niza nanjye numveho, ngira imbabazi mpuyeho, kuko nanjye singiteta. Ibigese batereta, tereta basaga bavuguta. Oya
ibigeze batereta bazaga bavuguta. Okay, twagiye ngenda ndashaka indirimbo ya vibe man sibyo? Osma urajyamo cyangwa ntujyamo? Osman ndagwamo. Dukomere rero nari bitu. Nzira ya mukuyi wabo azayisubira mari wina. Ubwo abimikwabo bazasubira yafite izina. Intwari mu gihugu iwabo niyakwemera ko yazima. Bang bang na pose, success na loss. Bakakubise shotoronto umufana ari kivunye nk'isoko. Osma nabona changes. Osma yeah man sa bro ongera yibutsa izina rya abantu yenda bakumenye. So nitwa Ivan Montana. Yes. Mtoto wa Gisenyi kabisa. Gisenyi unazungumza Kiswahili? Thank you so much. Umusore wanyu Chris the Lion, murabizi ko tugiye kuzatubazanira impano cyashya kabisa zikabakoma byatari. N'abandi bahanzi bafite impano bakiri batoya batarazamuka batwandikire muri Instagram account yanjye Chris the Lion, ndetse no muri comment section mujyemo munyandikire kabisa, ubundi dupanga uburyo twakora turebe ko mwazamuka. Bye bye, ciao turabakunda.